Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mwaje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi kundi. Reka tuze nikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umunyarwenya rero ukunzwe cyane Clapton Kibonge yambitse impeta rero umukunzi we nyine bari basanzwe banabana, dore ko uyu nguyu bafitanye nyine n'abana bagera kuri batatu. Akaba rero yamutunguye mu ijoro nyine ryo kuri wa 21 nyine ni ibirori byaranzwe n'udushya twinshi tugiye dutandukanye, by'umwihariko abakunzi ba Clapton Kibonge abamuba hafi cyane bari baje kumushyigikira. Wabonaga rwose ko ari ibirori byiza kandi biryoheye amaso, dore ko ari ibirori n'abana be nyine bari biganjemo, abona rwose bari bafite umuteguro udasanzwe. Uyu Clapton Kibonge rero atunguye uyu mugore we amwambika impeta, nyuma yaho rero batangaje ko bagiye gukomeza indi mihango yose bagiye badakora. Murabyuka ko ibyo twari twabigarutseho mu kiganiro cyacu cy'ubushize, aho rero uyu Clapton Kibonge yatangaje ko nyine indi mihango z'ubukwe batakoze, by'umwihariko nyine n'umukunzi we nyine uyu nyine wa Clapton, akaravuze ko rero indi mihango nko gusaba no gukwa ndetse no gushyingirwa, by'umwihariko n'uyu nguyu nyine wo gutera ivi, dore ko ariko benshi bakunze kubyita, ariko ni propose nyine mu rurimi rw'amahanga. Yavuze ko rero uyu Clapton nyine agomba gukora indi mihango yose, dore ko ari umuhango wa mbere ahereyeho kugeza magingo aya. Uyu nyine Clapton akaba yamutunguye, ubona rwose ko byari ibintu nyine bitangaje cyane. Yanamutunguye uyu mudamu atabizi, dore ko yaje asanga rwose imyiteguro yarimbanyije, ubundi bamwakiriza indirimbo nziza cyane nyine ndetse n'umurya w'inanga, ubona rwose ko ari ibintu nyine biri surprise kandi biteguye. Yashyitse rero abona abana be bafite utwo twakita nk'udupapuro cyangwa se udutanga welcome, nyine tumubwira ati you said yes to love, ndetse n'undi afite akanditseho gati now we love you say yes. Ibindi ntabwo ndi kubona neza, ariko nyine bigaragaza nyine amagambo y'abakundana, nyine avuga ati ku uyu munsi rwose wavuze yego ku myaka 8 yose ishize, ndizera ko uyu munsi rero utabura kuvuga yego byiteka. Uyu Clapton Kibonge amenyereye rero muri komedi zigiye zitandukanye, dore ko uyu nguyu Clapton yabayeho n'umuhanzi burya. Clapton rwose yabayeho umuhanzi, dore ko n'ikiganiro kakorana rero n'itangazamakuru yavuze ko ari ejo bundi cyane ubundi agasubira mu muziki. Haribazwa bati ese muziki uzaba uteye ute, azasubira mu muziki twamumenye, dore ko twamumenye mu muziki umeze nk'ari komedi, cyangwa azakora umuziki wa gospel, dore ko nabyo yagiye abigarukaho cyane. Nyine uyu Clapton Kibonge akaba yarigeze gukora n'indirimbo ihimbaza Imana, ariko nyine mu buryo bwa komedi, dore ko nyine uyu Clapton Kibonge azwiho gusetsa bamwe mu baturarwanda ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Kuwa 4 rero Mata muri uyu mwaka nyine 2026, nibwo nyine benshi bari kugorora amakoti, aribwo nyine bazayambara, ubwo uyu Clapton Kibonge nyine aribwo azaba agiye gukora imihango y'ubukwe, no kuvuga gusaba no gukwa, ndetse nyine no gushyingirwa hamwe n'uyu mudamu we Ntambara Mutoni Jackie. Akaba rero ari umudamu bamaranye imyaka yose igera ku 8, dore ko n'Imana yabahaye umugisha ubundi baruka abana bagera kuri 3. Ni ibintu byiza rero kandi ni ibintu by'agaciro, kandi tugomba kujya nyine gushyigikira uyu muvandimwe wacu Clapton Kibonge, dore ko rwose n'amakoti turimo tuyagurura tunayahanagura ku bwinshi. Inkweto zo ndizera ko kuri iyi saa zamaze kuboneka, kuko ku itariki 4 twese nyine tuzahurira hariya Igasinga Miracle Center, kugira ngo ubundi dushyigikire uyu muvandimwe wacu Clapton Kibonge. Uyu Clapton Kibonge rero akaba yarakunzwe rero kuvugwa mu itangazamakuru, nyine by'umwihariko nyine ku buzima bwe, dore ko uyu Clapton Kibonge yagize ibibazo by'ubuzima, aho rero yagiye avugwa ndetse agarukwa n'ibitangazamakuru. Nyuma yaho rero yagiye rero kwibagisha, dore ko yagiye gukorerwa operasiyo yari yashyize abantu benshi rwose mu mutima igitereko, aho rero benshi bakomeje amasengesho yabo nyine, kandi n'Imana irayumva, ubundi operasiyo ya Clapton Kibonge ibasha kugenda neza. Ni byinshi ibyagiye bivugwa kuri uyu Clapton Kibonge, gusa kandi ntago nabura kubabwira nyine ko uyu Clapton Kibonge nubwo nyine ari umukomediye amaze igihe kinini muri
ibintu nyine by'ubukomediye, dore ko uyu Clapton Kibonge yabonye izuba burya ku itariki 16 Ukwakira mu 1988, kandi uyu Clapton Kibonge akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda, gusa nyuma y'intambara nyine baje kugaruka mu Rwanda nyine, umuryango nyine by'umwihariko nyine baje kugaruka mu Rwanda, aho rero uyu Clapton Kibonge nyine ari imfura, ni imfura mu bana nyine bagera kuri 6. Uyu Clapton rero akaba we yarahisemo inzira yo kuvuga ati reka ngende gukomeza ibijyanye no gusetsa abaturarwanda, wenda nta wamenya nyine wasanga ari yo mpombero yanjye. Uyu Clapton Kibonge rero yize primaire ndetse nyine yiga n'amashuri mu cyiciro nyine rusange, dore ko yayize mu Kiziguro niyo yize secondaire, akaba rero ari ishuri rerereye yari mu karere ka Kayonza. Ni mu gihe amashuri yisumbuye no kuvuga nyine icyiciro gisoza kizwi nka advanced level yakize ku ishuri Kagarama Secondary riherereye rero hariya mu mujyi wa Kigali. Naho rero amashuri ya kaminuza uyu Clapton Kibonge yayize muri kaminuza ya Kigali mu mwaka wa 2015, gusa yaje guhagarika amasomo ye ageze mu mwaka wa mbere bitewe n'impamvu z'umuryango we. Uyu Clapton Kibonge rero akaba yarakandagiye nyine hano mu mujyi wa Kigali mu 2011. Icyo gihe Clapton yese kashaka ko azi Kigali maze aza kugerageza gutanga ibijyanye n'ubucuruzi bw'amarangi, aho yatugusaga kandi akayaha undi musore maze akajya kuyacuruza ku mugoroba, akaza kuha Kibonge amafaranga 1500. Murumva ko ari ubuzima rwose butari bworoshye nyine kuri uyu munyarwenya uyu Clapton Kibonge. Gusa nyuma y'iminsi ubucuruzi yaje kubuvamo kuko yabonaga nta terambere, maze yinjira mu bucuruzi bw'amatelefone. Ni ku iposita y'umujyi wa Kigali, abamuzi muramwibuka nyine uyu Clapton Kibonge. Nyuma yo gutangira ubucuruzi rero mu mpera z'umwaka wa 2012 Kibonge yaje kurwara araremba, amara amezi 3 mu bitaro. Nyuma yo kuvurwa rero neza agakira, uyu Clapton Kibonge yaje gusubira ku ivuko kugira ngo abashe kongera kwisuganya. Ni nyuma yaho rero yaje kongera kugaruka i Kigali mu 2013, ahita atangira akazi ko gucuruza amasahane mu nyubako ya Kigali City Tower. Aha ni naho yamenyaniye na Ramjaane Show waje kumufasha kwinjira mu bijyanye n'urwenya. Uyu nyine Clapton yaje kumenyana ndetse na Ramjaane Show, uyu akaba ari nkaho wamaye nkafungura inzira ze. Aha muramwibuka kuri Remigo TV niho uyu Ramjaane Show yakoraga rero mu kiganiro yise The Ramjaane Show, akaba rero yakiriyemo Clapton, ubundi biramenyekana ndetse biraryoha. Gusa byaje ku ibindi bintu ubwo bageraga ku ndirimbo bise Nyagasani. Iyi akaba ari indirimbo rero ya Personally ya Pisco bashishuye, ubundi bayita Nyagasani. Akaba ari indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane, ikaba yaregara rero n'abantu bakunda by'umwihariko comedy, ndetse Ramjaane Show ahita abona ko rwose uyu Clapton Kibonge afite impano idasanzwe. Nyuma y'igihe gito rero Clapton nawe yatangiye kugerageza amahirwe yo gutangira gusetsa, dore ko bari bataramenya ibijyanye na YouTube. Icyo gihe haracururizwaho ibijyanye n'amasede cyangwa se ukajya kuri televiziyo live ugacuruza, nyine bari bataramenya ibijyanye na YouTube. Byaje kurangira rero uyu Clapton agiye ukwe ndetse na Ramjaane Show akomeza rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uyu Ramjaane Show rero yaje komeza ibijyanye no kwita ku muryango. Clapton yaravuga ati wansigiye rwose urufunguzo, reka nanjye ndukoreshe. Aribwo natwe twaje kumenya uyu Clapton Kibonge. Kuri saa rero turitegura iki kirori cya Clapton Kibonge, by'umwihariko nyine ikirori cy'ubukwe ndetse n'umufasha we. Tukaba rero twiteguye rero iki kirori ku buryo budasanzwe. Gusa ntago nasoza ntababwiye ko Marina na Ivan Muziki nabo rwose ibijyanye n'urukundo babimereye nabi, dore ko kugeza amaginga ya uyu Ivan Muziki ndetse na Marina Deborah bamaze kwicaza abakunzi babo babagurira akantu, dore ko bari kuvuga ati no kwinegura, ariko bakomeje kumurika urukundo rwabo kuko ni hafi natwe tukongera twambara andi makoti tugataha ubukwe bwa Marina ndetse na Ivan Muziki. Gusa benshi baribaza bati biraherera he? Ese wasanga ari bya bindi by'ibinyoma by'abahanzi cyangwa by'amaprank? Ariko ahangaha ndababwira ati mushyira akadomo, ubundi natwe dutegereze, ubundi turebe aho batwerekeza. Gusa turakomeza kubagezaho 5 kuri 5, ariko niba utarakanda subscribe birashoboka kutazamenya ibizakurikiraho. Niyo mpamvu rero ngusaba gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano bijye kugeraho 5 kuri 5. Mwabanye.
nyitwa Wakanda. Ndabashimiye.